hari umubyeyi udakunda amajipo ariko akunda amapantaro nyine icyo gihe iyo uri kubana n'ababyeyi wambara keshi ibintu bihwanye n'ababyeyi bawe nyine bibyo bakunda ariko iyo mutari kumwe uba free rwose ukambara ikintu cyose ushaka aho bana kuri kamera papa wanjye yibonye ntago yabikunda pe nabikora nasezerana ni ibyo wari uvuze idapora igihugu se umuntu apfa mu myaka 3 oya ntabyo imyaka 3 ngenda cyari umwana mfite imyaka 10 cyane ngenda iribu mu myaka 3 oya ntabyo imyaka 3 ngenda cyari umwana mfite imyaka 10 cyane ngenda iribu ubundi natureri we nuko ari akarabero naho nta bindi nisize pe ariko nyine ikintu nyine urumva iyo ufite intego yo kuba influencer urumva ushaka kuzanakorera company zirenze urumva nabyo ubishaka nazandoze ndi umwana nyine numvaga nshaka kuzajya ku byapa nazo zigerweho kandi ikindi nkaba umukire nazo ushaka ko nshaka inzu zo kuba umukene nigeze mbibona ngiye nasabaga ibintu mbona ko bihari kandi nemerewe kubona ariko nese nta mubyo urabona akubitira umwana kuko arangariye amandazi katuje en general kuri wowe freedom ni start when until when umva freedom nge nayo ndabona ubona freedom mfite nayo rwose ariko nteganya kuzayigera nzayishaka ugushaka no kwambara umwenda wagera hanze papa akavuga ati subiraho ndavuze ngo yambare neza neza uhinde oya iyo freedom yo barayiduhaye mu rugo ntago papa agira imyenda nyine agira deadline y'imyenda ngo wambara oya nshaka ko na bikini nge nayambara nkagenda nkasohoka mu rugo ikintu akubwira barakubwira ati agaciro na muntu iyo ugataye rimwe nyine iyo utaye agaciro ubuka iryo kintu ahita akubwira ukasohoka nyine nawe ufite ubumuntu uratekereza ukavuga ati siko ko ndabyuka muri covid nigeze kwambara kan hari udukora twa black twari duharawe hambaye papa abona ko nyine bibangamye ntiyabimbwira binyuza kuri murambwa se uri yagiye gusohoka arasohotse aragiye se koko nenzwe rano mu rugo marambwa ati injira mu rugo wambare ndavuga ariko ngiye nambaye ati nagiye myenda ari umukobwa kwiye gusohoka yambaye nyine nanjye mitambona ko byabangamiye ababyeyi banje n'ahantu ndi busoke n'abandi babyeyi bari bubone nyine ko bibangamye ndagenda nyine ndambara nyine uko abishaka nambara ipantaro cyangwa n'umupira ndagenda rero imyenda yo ni ibindi babiterwa na famille bakunda hari umubyeyi udakunda amajipo ariko akunda amapantaro nyine icyo gihe iyo uri kubana n'ababyeyi wambara keshi ibintu bihwanye n'ababyeyi bawe nyine bibyo bakunda ariko iyo mutari kumwe uba free rwose ukambara ikintu cyose ushaka imyaka ya 22 urumva warageze igihe cyo kuba making a decision akakunya nibiri so ayikuye akare ndabeshye myaka ntago ari 22 ni bababeshye myaka yanjye nta muntu yizi sibyo ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye ngiye ko nayimenye nubwo nari ibyo mvuze mwe kubyizira nk'ukuri wasanga utanabeshye ari 20 barambatije amaye 22 ariko icyo nicyo naga imyaka yanjye abantu benshi bayizi ko nkunda kuyivuga ntago rena afata decision hari ibintu nyine ngiye nifatiraho decision nkavuga ati umubyeyi wanjye ntago ari bubyumve aho bana kuri kamera papa wanjye yibonye ntago yabikunda pe okay nti wageze igihe cyo kumva ko making a decision na making a decision ntago ari byose ntago ari ibintu byose nakoraho decision hari ibintu nyine ngiye mbanza mama wanjye ari umujyanama wanjye hari ibintu nshaka kubwira amakambwe atari kuri huse wabanje ukakora gutya ko ari byo sawa nanjye kuko nakongera ngatekereza ngasanga nibyo ariko hari n'ibintu just nk'iyo guhitaho umuntu ukunda ntabwo wajya kwibaza umubyeyi nk'iyo ugiye kujya ahantu ntabwo wajya kubiba nyine hari ibintu uba ufiteho decision byihuse apana ibintu nyine bikomeye byakugiraho ingaruka zirenze mu minsi iri imbere ubu wageze igihe cyo kwafata decision ku buryo ki wajya gukora ku idarapo ry'igihugu ariko se we ubu ngubu narifata ubu nabikora nasezerana ni ibyo wari uvuze idapora igihugu se umuntu apfa kurikora uko abonye inzozi zawe kuri iyo gahunda gusezerana nashaka kuruhuza na freedom and decision yes kuri iyo gahunda ubu iyo freedom urayifite kandi niyo decision ushobora kuyifata mu gihe byabaye ngombwa nayifata yes ibintu bitanu ubona bisunikira umuntu gufata iyo decision muri kinyejana turimo bakunda kuvanga abakobwa baratinze abasore baratinze ariko hanze hano
ntekereza bizahindura inyito bikitwa ko abahungu aribo basigaye bagumirwa kuko nibo benshi basigaye batararongora. Ese simwe muturongora ubwo ni mutarongora natwe ntiturarongorwa nimwe murongora nyine iyo utarongoye ubwo hari undi mukobwa ubugumiwe ku rundi ruhande wowe ari kuza cyane rwose nyine muratubabaza murongora cyane. Ikibazo kurongora birakorwa ahubwo gushyira mu maka biterwa we nicyo bita kurongora njye nsinzi ikintu cyano wagiraga ngo biterwa ngiye kurongora mba numva ni ugushaka umugore cyangwa undi nawe mugashakana nyine umugore n'umugabo. Mende magambo kurongora nta bindi unyaze uyumvugisha ibintu bitari byo by'abantu bakuru abantu bari kubivugaho bakabisesengura. Ngese ibyo nta bushobozi mbifitiye bwo gusesengura ibyo bintu rwose. Nzi ko abantu iyo umuntu avuze ngo agiye gukora ukurambwa ate ujye kurongorwa nibyo mbizi. Agiye gushyingirwa. Uyu no gushyingirwa ariko no kurongora. Nta nubwo mu nyigisho pasiteri cyangwa ubuyobozi bw'umurenge butanga bavaho no kurongora. Ngiye ko navutse kurongorwa bihari ndinda ngiye navutse kurongorwa bihari. Bivugwa na gusa ntabwo renzi ko bisobanura ibindi bintu. Kandi nawe urumva igihe kizagira ukabikora cyangwa urabishaka? Nzabikora ariko bitari vuba ntabwo nakubeshya ngo ni ryari. Ni nyagasanire gutanga kiriya gihe wowe ushaka kubishaka si ubona uwo mubikorana. Ubona ari ikihe kintu gisunikira umuntu rero gufata uwo mwanzuro wo gushaka? Buri muntu wese agira ikintu kimwihutisha. Turi kuvugira sosiyete muri rusange. Sosiyete ni ikihe we? Ubu ngubu wabaye umu influencer. Twaguteruye turakuzana turakurambika hano ibyo uri kuvuga ni ibyawe ni iby'abandi. Kuvugira sosiyete muri rusange. Kuvugira sosiyete rero umuntu buno ntago buno gushaka bikiri imyaka. Nta myaka ikiri deadline kera ni gwenda umuntu yageraga nk'iyo myaka akagira pressure yo gushaka. Ariko ngubu nta pressure ihari. Ubu ngubu ni wowe wifatira ukavuga ati nkawe uri ufite umwaka uzakoramo ko abantu uzakora nka 2050 nta wamenya. N'undi abafite genda umupapa. Ni byiza nyine uwo ni umugisha. Na umugisha rwose. Ari umuntu uvuze ngo papa kugahuru. Yes. Ngiye kizajya nanjye mfite igihe cyane. Uri muntu nyine ngiye ikintu nemera nk'umuntu usenga nemera ko biriya bintu ntabwo ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo ngahita akora. Ni ibintu planning. Yego. Kandi ntabwo planning nta bushobozi rega. Nase wabonye ubukwe bwikora. Sarangura amafaranga. Njye nta amafaranga. Njye nta amafaranga. Waba udafite amafaranga ukajya he? Nese ubu najya. Nese ko muba mugiye kuvanga imitungo we n'undi muntu. Uze mutarabona amafaranga never. Bisanzwe tufata kino gice cyo hejuru nta kibazo. Bisanzwe rwose. The big close up yawe hano hejuru. Ati utarabona amafaranga wayo. Usigi umugabo azaba yafite. Umugabo se niwe kandi muba mugiye gukora urugo rw'abantu babiri. Abafite urugo rwe n'abafite urwaye mugahuriza hamwe urugo rumwe. Ubwo rero muhurije hamwe urugo rumwe nicyo kikwereka nyine ko yabona nta muntu kigorana. Si ubonaza akajya ngaburira icyumweru kigashira ntabwo byakunda. Ntabwo wabyemera nawe. Umukobwa ambwira ati njye ntabwo namera nk'itungo riziritswe mu rugo. Kandi iyo umuntu aguha buri kimwe cyose ugendera ku nta freedom ugira. Kandi muri iki gihe twe dushaka freedom. Nese naba nta freedom nagize mu rugo. Nashaka nkashaka n'umugabo utampa freedom. Ubwo sibwo nambaye mu buzima. Ubwo murahuza imibare kuri buri kimwe cyose. Ntabwo umuntu uri kukumenya buri kimwe cyose mwahuza. Uze mu karite y'umugabo ukeneye n'umugabo uguhereza. Mereze iki dufatanya. Freedom. Agiye kunjajishwa hano. Umugabo mba nyene ni umuntu nyumva umuntu nyine ubona ko afite nanjye hari ikintu ari ide namuha. Yego. Kiti cya kabiri umuntu wambera papa w'abana. Umuntu ubona nyine waba uri proud ye mu bantu. Muzabyara umwana mukabona ni mwiza koko. Muri iyi si wabyara umwana ko wajya gushora igishoro cyo hanze kibiserekareka. Oya. Ugomba kubyara n'umuntu mbona ko nzabyara umwana mwiza. Ibyo ntabwo ari byo biza mbere biza nyuma mu byifuzo. Ko ushobora no kuba wenda narateganyijwe n'umuntu mubi nawamenye nimba ari abantu babibabaho. Ikindi nuko aba afite ubushobozi butari butarenze cyane. Ariko nyine kuri iyo ngewe akazi mfite gahagaze twabaho. Nawe ake gahagaze nanjye natunga urugo. Ibyo utarabigeraho ntawe. Rega ntabwo ubona se wakihuta. Nta kwihuta guhari rwose ubu ngubu. Kwinyihutisha. Cyakoze. Kwindongoza.
windongoza mana rongorwa ariko oya ngende cyari mutoya nago ne nabitekerezo ko ndakiga nta amafaranga ndabona usibona abanje he koko ariko ubonye akazi keza ukabona bahita shift yo kwiga bahitrongo kwavo oya nge nago nanze kuvanga kwiga n'akazi wapi nabanje kwiga nimbona ninsoza kwiga nzashaka akazi ubwo nimbona akazi nyine nawe urabyumva nkabona amafaranga nkaba saving ni byiza reka kubyara umwana wa musavingiye wiki bijyanye n'iki yiga computer science nani byo wize secondaire twihute cyane twigarukire kuri how to ni gute wahitamo ubwigenge sindabona igisubizo nicyo kibazo mfite cyonyine uyu munsi ni gute wahitamo ubwigenge umuntu ni ubwiha no nshobora kubyuka mu gitondo nkavuga ngo ngomba gukora freedom rega biba biterwa ubwigenge se kuki inkange ikintu mfite umutungo mfite no umubiri wanjye wenda n'imyenda araguze da n'inkweto nibyo ugomba kugira ubwigenge ko nta kindi kintu ufite umutungo ufite umutungo mfite nge mfiteho uruhare mfiteho gukora ku kibuzima bwanjye ni umubiri wanjye n'imyenda yanjye n'inkweto nta kindi ufite no gukoresha uko ubishaka nase se wowe ukoresha nawe ugenga nawe utegeka ko nta wundi muntu ubukubikiye ugomba kuwukoresha nyine uko ushaka ariko kantu uzi uko mariko niko nase umubiri wawe hari umuntu ukugengera umubiri wawe ni wowe ugenga pe iyo ushaka urakaraba iyo udashaka ntukaraba nase urukumva hari umuntu wundi iyo udashaka ni wowe uzi ko umubiri wawe ukeneye ibiryo cyangwa ukeneye amazi ibintu byose iyo ushaka uraryama iyo udashaka nturyama ni wowe wiyicisha ibitotsi nyine ushaka warongorwa ubishaka utabishaka ntiwarongorwa ayo rero kurongorwa byo ntabwo mbizi hari n'abarongorwa batabishaka byagenze ute wafashe simbizi right rero nashakaga kuganira nawe kuri iyi topic kuko hari ibintu bitatu bisigaye bisunikira abantu cyangwa bine kuba bashaka amafaranga ubwoba pressure y'abantu n'ababyeyi ibyo bintu biracyagezweho shakira ku muntu ukiri trip nyine muri abantu benshi nabonye baragiye bakora n'ubukangurambaga bwinshi bushoboka bwo kubwira abantu ko umubyeyi watagomba kukubwira igihe cyo gushakira inshuti zo wenda ni wowe wiha pressure nawe ubwawe ufite pressure muri wowe nyine ukabona wenda abantu bose mwakuranye barashatse ukavuga ni njyewe usigaye iyo pressure ni wowe uyitekereza ntabwo inshuti yawe isa kukubwira ngo genda urongorwe kandi itazi kwenda nta na fiance ufite ntabwo yabikubwira rwose reka dusubire inyuma gato amunsi korore twese tuzi kwibaho cyane umusore wa mbere yakubwiye ko akukunda mwebwe mwize muri systeme y'icyongereza buriya tuze muri igifaransa twakoreshaga joteri uramwe oyikubwiye mu rurimi muri rurimi mu cyongereza of course ati nk'ukuntu abikubwiye ugiye kwa so bagenda byibuka yanyandikiye paper iriya magambo menye ko kundi umuntu ashaka kwandikira akandika kuri lettre gutya akanandika hano nyandikira amagambo y'urukundo ndabyuka hari umutama wari uharawe nimba ari umuntu agukunda nk'uko ifi ikunda amazi ayino ukana usubiye murabuza umutama ngukunda nk'uko ifi ikunda amazi yo mu nyanja cyane niba nkubuze byagenda gute oya ngira gugeze bambwira ko bambuze bapfa ariko bambwiraga nyine yakubwira kuri mwiza sinzi nimba kera na mwiza na arya umuntu ari kugutetana aranakubeshya gusa ari kera n'ubu ngubu aho ari mwiza ari he kera nari kaboyi ntabwo mbizi nyine ubundi kwiga kuba inkumi ariko kera nyine nari kaboyi byataye numvaga nyine njye nkunda vibe z'abahungu nizo nakundaga none ubu ngubu ndi inkumi ngomba gusubira muri dreams zanjye bivuze ngo kera wumva uzarongora oya nyine nakundaga kwambara imyenda y'abasore nkunda kuba ndi kumwe n'abatipe cyane ari we tugendera ko nakunda kugendana n'uwo nakurikiraga bro wanjye rero ugasanga nkunda nyine ukuntu bambara nyine nkunda ukuntu mwambara cyane ndabikunda ni imyaka ingahe igere umuntu akavuga ati koko yakabaye yarashatse umugabo akaba atakiri iwawe sinzi y'abandi kuko buri muntu ngiye nabwiye ko buri muntu agira ibye ntabwo natekerereza umuntu nkanjye yanjye ku bwanjye mba numva nka 25 nagakwiye gukora urugo byo mu myaka 3 oya nta by'imyaka 3 ngenda cyari umwana mfite imyaka 10 cyane ngenda iribu ibyo bintu ntabwo ari ndiribu tagira no ndiribu pe
mu bintu wambaye tunatebye ni cyo kintu mama wawe atakuguriye nawe ubwawe utiguriye wahawemo impano? ni ijipo. iyi jipo niyo bamayemo gift ku anniversary yanjye. nayo impeta? impeta ni sister wanjye wayimpaye, nayimayemo impano, arabizi ko ntukunda. ako sister wawe ushobora kumukunda ko? ndamukunda cyane. kabiri mu kiganiro sinzi mva aba yanjajishijwe nanjye arankunda ariko sarabizi kuri hano? oya ntabwo abizi kubera ko yari guhita ambaza ibintu byinshi ariko nyine ndabimwereka azabibona, ni surprise. Yes, dusimbuke ati nakuze numva nzaba umunyamakuru, inzozi ziracyahari cyangwa biri kukujabuka? byaranjabutse kera, nageze muri superieur tambona ko atari ibintu byanjye. Yego. tugarukire hambere cyitoza itangazamakuru, ndi munyamakuru wakunda? nakundaga Elvin. Elvin twagiye gerageza gupresenta. oya ntago na presenta nkawe, ntago nabishobora. mbereho nagiye kuri TV nyine iyo ugize imana ugakurira muri famille wenda ifite ukabivuka ugasanga wanyu mufite TV, akwanjye akunda kureba amakuru kuri Dayabae cyane, urumva nkagenda yaba ari kuyareba bagenda baga ndi ku ruhande. Urabizi ko ababyeyi batuzanga ngo twere kwegera amateleviziyo ngo amaso ngo adapfa ibintu nk'ibyo, ariko ngenda narayegeraga kugira basi ndebe nyine ukuntu acting. nibyo nakundaga. actinga nkawe nkamwigira, papa akambwira ati iga indimi, ntabwo wowe umunyamakuru utazi indimi nk'enye, kuko nta ndimi nzi rero ntabwo nawe umunyamakuru. bigusaba igihe kingana iki kwanga umaze gukora douche no kwitegura usohotse mu nzu? noga iminota ntabwo yarenga 2, noga iminota mikeya cyane. kwisigana ibyo bingora. kwisigana nisiga nk'iminota 3. iyo wite maquillage niyo utaziteye nihe ubona utwika? iyo ntiteye maquillage iyo ndi natural. warunyiga ngo mbwene ubona ate? iyo nyine ndi naco aba ari byiza, nibyo nikunda. umuntu kureba ari kubona natural ari kubona artificiel? oya ubundi natural we nuko ari akarabero naho ndi nta bindi nisize pe. baterebe biraza kutubwira abantu badukurikiye twihuta cyane. ubu ngubu inzozi zawe muri iki kinyejana turimo ni izihe? shano kuma influencer ndabishaka cyane we, ahubwo shaba following kuri Instagram. byari byakubaho ukaba ugiye kutuza nk'umubare runaka habura abantu nk'icumi ukabahiga nk'amezi 3 ukababura. nukuri ko Imana abantu baza kumfollowing. oya ntabwo ngiye hostinga, ntabwo nabishobora. shangira ibitotsi uso wa hosting ugira ibitotsi. ntabwo mu influencer wese hosting. njyega mubwiriye ku ibintu nkunda, nakuze nkunda, nabonaga abantu ku byapa. urabona abantu bari ku byapa? hari ukuntu hari abantu babaga bari kwamamaza. wakuze wumva ushaka kuzaba icyamamare? cyane rwose, kandi nzaba nacyo. uzaba nacyo? Yes. mu influencer binyuze mu yenzi? urumva numvaga nzaba umunyamakuru, ntangiye gukura mbona ntabwo biri bukonde. changinga ubu ngubu nkunda gukina filime, nicyo kintu rero nshaka kubona wenda nakactingamo, nubwo wenda byo biba bigoye nyine kubona movie ukinamo ukamenyekana. kenshi izo ubona nyine ziba ziri hasi, ibintu nk'ibyo. nta kintu umuntu agira atakivunikiye, buriya nabyo nubiharanira cyane ukavunika uzabigeraho. mu byo mu mwanya ndaje nguhereza umusore kwactingishe kugira ngo turebe ibyo uzadukinira. topic ringe urayibaha, director ni utanga kuri bukina, no kugira umu character akavuga ati uzakina uri iki ngi, uba wumva wakina ihe role? hari oya role yose ntago ari zose, hari role nyine role abanyarwanda bakina nazikina. apana kunzanira iby'abazungu. ntago nabangamiwe ikize. ntago nabangamiwe ko naje mbyambaye mbishaka. abanyarwanda bakina nazikina, ariko mbaye nzishoboye. hari igihe nyiri ubuzi ko ikintu wagikora ariko wenda umuntu uri kugukoresha akana ko utagikwiriye. Shadboo asobanuye iki kuri wowe? Shadboo niyo muntu watumye nkunda social media. Shadboo ni umuntu batumye mfungura Instagram kandi ndayikunda cyane. Byagenze gute rero? Shadboo namubonaga ku ma YouTube. Instagram yawe utubwiye na followers maze kugira?
followers ubundi arega buri munsi yongeraho umwe ariko amazina yanjye ni Dayabae ni Daya ubundi ni mama wanjye kuna kunyita Diana rero nuko nari hinyamamagara Daya mbonye ari gato nshyiraho kabe ndaje mu following je nabikoze shaba following 05 ndi umubare 5 komeza tubwiye Shadboo byaje kugenda gute Shadboo rero namonaga ku ma YouTube nakunda kureba nyine mukuru wanjye ariko ra YouTube nkamureba kuri YouTube ngeze ku ishuri nko mu wa kabiri mu wa gatatu segonderi bambwira ko aba kuri kuri Instagram barambwira ati uzafungura Instagram akora ama live posting amafoto meza nanubwo hano abari mwiza cyane nko kuri Instagram rero nanjye urumva ku muntu ukunda ntago areka kujya kumureba ndabyuka musaza wanjye amfungura Instagram abantu nayifite nka followers nka 5 ariko niwe muntu wa mbere na followings nyine njya kureba ama post yenda scrolling ndavuga mukoga nyine urumva iyo ushaka kugira freedom ushaka ko umu influencer urumva hari umuntu nyine ureberaho ariko ntazi ngakora iki nta kintu narinzi nabonaga amafoto nkumva ni umu boss lady nyine ni umuntu w'umukire ufite abana babiri beza abakobwa nyine nkomeza gukunda amafoto ye mbireba nyine nkunda mitambona nabandi nkagenda ukoresha Instagram cyane kugenda ubona nabandi nonaha tubamagara Shadi uramubwira ngo iki ntago yakwitaba sereka atari biyitabe desere nuko gitari gucamo are you serious mother serious Shadboo aba yagiye mu mahanga ariko ndanubu ndamukunda papa ndamukunda cyane muhuye n'iki kintu wamubwira namubwira ko mukunda kandi nkunda kuntu aba we nkunda umuntu uba we kandi nyine iyo ubona abantu bakuvuga ugasanga wenda ni kenshi cyane nyine umuntu aba ashaka kugira ngo yerekane uko ari ariko saba ari byo yerekana sometimes ugasanga nyine biramuvuna ariko we nyine bikaba byanagusubiza inyuma ni benshi hari ibintu banga gukora kugira ngo batabavuga nyine nkuko bamuvuga ariko warakomeza agakora mwenesha agafoto kawe kuba kuri social media n'umu influencer uba uteze ibintu bibiri hari ugukundwa hari no gutukinde mukuru n'uyu n'uyu nguyu genda umwana umukuru ni bashaka bamenye ko nshaje naba na mukuru ntari mugiye kwa acting topic ni iyi uyu ni musaza wawe mukuru mugiye kwa acting umuga kwa unye boyfriend ngiye kwa acting ambwira bro wanjye ko nabonye boyfriend yes of course bro ari best friend none mara kumumenya nahita ko yatura muti paraje byemani ntago nozamugeze muri salo iwacu twagiye 1 2 3 ndabwira umuntu twicaranye nk'undi guhamagara uraje none ugiye kwa acting ngiye kwa acting nk'umuntu uri kubwira bro wanjye ko bro bite fresh meze neza ari bimeze neza tu umeze uteze meze bon ko mbona no kwisetsa se mba ndi kwisetsa uyu munsi ndishimye ntabwo uri kubibona ko nahindutse mbwira nanjye nishimire ese urishimira ariko urishima hari umuntu nabonye umuntu wabonye ntabwo uri kubona ko nahindutse ndetse wabonye umuntu wahindutse ngo se kubona umuntu no guhinduka yewe wikirazi Nyanza nawe reba ikintu cyatuma nyine nishima ushaka wabonye kakasi wabonye gramere wenda ko duherukana kera abo ngabo barasanzwe nubwo nabonye umuntu mushyashya uri gutekereza yabarinda mushyashya yewe nabonye boyfriend kuki kuno ni mungu mwiza kora umba bari umukunde gusa oya wombwira mpresenta nyine ariko wibuke ngomba no kongorera nyine akushaka no kuba umuzi oya nukuri kose ntumbwire ko ari inshuti zanjye tugendana wapi ntago byavamo kandi ahubwo nzi ko ari byo byiza kare ahubwo mbwira ntwari yameze ate
utambwira ko ari intwari mwana mutipe si mwiza uriya nzi ni mwiza koko si mwiza ni bogari byapfuye umwari ntabwo ari umwana mwiza byapfuye ahubwo nibuze ubwenge nta kumuzana mu rugo yego koma ubwo nyine ni mwiza aritonda nyine ndabizi afite amafaranga nyine kati still running ugiye kwakitinga umusaba urukundo umusaba nimero umuhuye bwa mbere ngaho rero abantu bari kumwe yari sister none njye nizere ko ibyo bintu mutazabishyira muri interview ugiye gusaba nimero bwa mbere nibwo muhuye arayikwima arayinyima oya action hari ubwo kamera iriho telefone yamenetse ubundi baguha nimero gute musigaje amasegonda 30 okay hello makuru ni mwiza meze neza meze bon ça va nitwa Matene nitwa Daya washate bo sorry nyine nsanze uri hano nari ndi gutambuka mba ndakubonye I had these feelings navuga ati reka nze muvugisha kuri urakoze wari umeze neza meze bon nawe wasohokeye hano nasohokeye hano okay so hari akantu nyine kanje mu mutwe yabatse byakunda wenda nakuguye byakunda ko mwama contact yanyu contact ni ngombwa kakanya no nakoze Dayabae tugana ku musozo ni iki kintu wifuza mu buzima bwawe kuzageraho ahazaza hawe ukavuga uti mu influencer bwanjye cyangwa se kariyeri yanjye ndashaka kwizarangira gutya bigenze gutya Matene wakoze k'ibintu nshaka ari byinshi ariko nyine urumva iyo ufite intego yo kuba influencer urumva ushaka kuzanakorera company zirenze urumva nabyo ubishaka na za nzozi ndi umwana nyine numvaga nshaka kuzajya ku byapa nazo zigerweho kandi ikindi nkaba umukire nazo ushaka nshaka inzu zo kuba umukene bakajya bakora mu kamodoka kawe imodoka nzayigura cyane bidatinze bitari kera cyane hari icyo wumva tutavuzeho wavuga muri iki kiganiro ikintu navuga ni igikiwe ni uko abanyarwanda mbakunda nkunda abantu bankunda social media zawe kugira ngo social media yanjye ni Dayabae 05 turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima dusange kuri Lipia Restaurant mu bwirwa hagati ya Musanze dusange Susa Garden ni hotel mu kizungu nayo dusange kwa Teacher Shop yambika abakobwa Bosco Design yambika abasore ni muri Goyiko muri floor ya 5 ni ya 4 ubundi ibintu byose bikomeze kugenda neza kora subscribe like share na comment ibintu byose bikomeze kugenda fresh genda kuri icoco nico ukore subscribe ubundi remera uramupeti mwabonye ko yamaze kuya 2500 ariko amasara cyari makeya mwakoze kubana natwe